the song we learned in Zimbabwe. You are Alpha and Omega. Ndagusuje mu izina rya Yesu, nongeye kubifuriza amahoro y'Imana. Bazina ni Prophet Daniel Gitangaza. Mfashe uyu mwanya rero ngo nongere mvugane namwe, tuvugane ku buzima bwanyu, tumenye n'iki Imana ishaka ku buzima bwacu. Imana ifite umugambi mugari, ifite project, ifite plan ku buzima bwacu. Ni iyihe plan Imana ifite ku buzima bwacu? Imana iradukunda kandi irashaka kudukoresha iby'agaciro, ishaka kudukoresha iby'umumaro, ishaka kudukoresha bigaragarira amaso y'abantu. Inshuti yanjye, ntabwo nzi life, ubuzima ubayemo none, sinzi imibereho ufite none, ariko imibereho yawe yahinduka, ubuzima ubayemo bwahinduka, ukajya mu buzima bwiza. Nta hantu Imana itagukura, nta naho itakugeza. Irashaka kukugeza ku buzima bwiza, irashaka kukugeza ku nsogongero, ukumva ubuzima bwiza, ukumva imibereho myiza, ukumva gukira, ukumva guhembuka. Niyo plani y'Imana, niwo mugambi Imana ifite ku buzima bwacu. Bantu tuzabana, tuzagenda tubana, ndashaka tuzaganire ku gitabo cya Joshua, nzagenda nkivugaho. Mumenye umugambi w'Imana, mumenye icyo Imana ishaka gukora ku buzima bwacu. Inshuti zanjye, ndababwira ukuri yuko Imana hari icyo yateguye gukora, hari icyo yashatse gukora, hari icyo ishaka gukoresha wowe uri hano, hari icyo ishaka gukoresha nawe ndetse n'abandi. Imana ifite umugambi mwiza ku buzima bwacu. Umwanditsi we yaranditse neza ngo erega ngo nzi ibyo nibwira kubagirira ko atari ibibi ahubwo ni byiza. Imana ifite byiza ishaka kutugirira, ifite plan nziza, ifite imishinga myiza ishaka kutugirira ku buzima bwacu. Reka mbabwire rero ngo ndabakunda,